uyu mwana muri kubona hano yitwa Rugari, akaba yarabyawe n'umumama ndetse n'umupapa witwa Joline w'umunyarwanda ndetse na papa wakitwa Chris Rugari w'umugande. Uyu mwana yishwe na nyina Joline. Amuhoye iki? Amuhoye yuko yari yumvise amakuru yuko papa we ashaka kumupimisha ADN kugira ngo amenye niba ari uwe. Noneho mu kugira ubwoba bw'uko ari busange ashobora kuba atari uwe kuko yajyaga acitinga umugabo we, ahitamo kuvuga ngo reka mwice kubera kugira ubwoba bwinshi. Mu by'ukuri uyu mugabo yari businessman, yabaga yagiye gushakisha amafaranga, ariko umugore we akisigarira muri ibi ngibi. Urumva ko ari ibintu bibabaje. N'inyuma ibi byabaye rero nyuma nanone y'indi nkuru ibabaje ibaye ejo bundi murayizi yarasakaye, yabaye ku Gisozi. Iyo umwana Blessing ndetse na Blaise nabo bishwe na papa wabo, batwikiwe mu nzu bitewe nuko yari amaze kubona ko aba bana atarabe, amaze kubapimisha ADN agasanga bose sabe, agahitamo kugira gute kwitwikira n'aba bana mu nzu bagashya. Ukuri birababaje, abana barashize bari kwicwa bitewe no gucitinga. Ababyeyi bakwiye kugerageza kwisubiraho. Anga reba Neme Platini nawe. Neme Platini uyu mwana nawe nyuma yo kumupimisha agasanga atari umwana we, nawe yahisemo guhita akora divorce, ariko we ntabwo yishe umwana, niho yabereye intwari. Ariko mu by'ukuri ibintu ntabwo bikwiriye societe nyarwanda, hakwiye kubamo impinduka, kuko nibitagenda bitya abona ababyeyi b'abapapa cyane cyane basigaye bapimisha abana. Rwose abana bazadushiraho. Reka duhindure ba mama, ni mwihangane mureke ibyo bintu byo gucitinga pe.